Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuhuje aho muherereye hose. God's people, aho muherereye mu Rwanda, yaba mu majyepfo, mu majyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndabaramukije. Ndetse n'ubwoko bw'Imana God's people, aho muherereye muri Afurika hose, bari muri Amerika, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, muri Europe, ubwoko bw'Imana muherereye muri Australia, God's people, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Rero n'ubundi twaje turimo turaganira kuri Irera TV1, mbahaye ikaze. Yego, mbahaye ikaze, reka tubane muri kino kiganiro. Muri kumwe n'ubundi n'ubwoko bw'Imana God's people, Anastasie Sibomana. Yego, musangiye gucungurwa muri Kristo Yesu. Yego, murakoze cyane. Uyu ni umwanya watumenye amateka mu iyobokamana. Uyu ni umwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo tuzaragwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bwa Data mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi, nta mupaka, kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere mu gihe cyatambutse ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe, buri hantu hose, kuri buri gikorwa icyo ari cyo cyose, duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, nk'uko urwandiko Pawulo yandikiye abakorosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 abivugaho, yuko n'ubundi ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Pawulo n'ubundi yabyandikiye abakorosayi ibice 3 ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 2, haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo nabwo bubivugaho mu ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku wa 21, haravuga ngo nimukibikira ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Yego, hari bibeshyera bakatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ko ari God's people, ariko aho bazuhoza imitima yabo harabatamaza. Nk'uko urwandiko rwa Pawulo rwandikiye Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 16, naho habyerekana yuko n'ubundi bariya bahoza umutima, aho bahoza umutima habatamaza, kuko bibeshyera ko ari ubwoko bw'Imana bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Rero Pawulo nibyo yandikiye Tito igice cya mbere ku murongo wa 16, aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, batumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, naho harabyerekana cyane. Haragira hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Aho naho harabigaragaje. Ndetse n'urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo yarabimubwiye ku bice 3 ku murongo wa 5, aramubwira ati
bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko Pawulo kandi yandikiye Abafilipi ibice 3 ku murongo wa 18 kugera ku wa 19 naho harabyerekana, haragira hati: hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Ego, aho ngaho Pawulo nawe bivuzeho rero ko ibyo byose tuvuze niyo mpamvu ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego, iki ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, inyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero iki ni cyo kiganiro duhereyeho kuri uyu munsi. Yego, mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Tugiye kureba kuri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ikibazo kiragira kiti: mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Reka twumve aya mateka hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Yego, iboneka buri mwaka ngarukamwaka, hari n'ibitagaruka turashobora kubonamo. Yego, ku itariki ya mbere, kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 tugiye kureba amateka yaharanze. Kuva mu kinyejana cya 4 ibirori byo kwibuka abakristo bahowe Imana bose byabereye ahantu hatandukanye ku matariki atandukanye hafi ya Pasika na Pentecote. Mu kinyejana cya 9 amatorero amwe yo mu birwa by'Ubwongereza yatangiye gukora ibirori byo kwibuka abera bose ku itariki ya mbere z'ukwa 11. Naho mu kinyejana cya 9 ibyo bigera kuri Kiliziya Katolike yose na Papa Gerigori wa kane. Umunsi w'abatagatifu bose mu itorero rya Gikristo, umunsi wo kwibuka abera bose b'iryo torero, bazwi cyangwa batazwi, bageze mu ijuru. Yego, aba babitangaje aribo Bakatolike bemeza yuko bageze mu ijuru. Yizihizwa ku itariki ya mbere z'ukwa 11 ariyo y'uyu munsi mu matorero yo mu burengerazuba, no ku cyumweru cya mbere nyuma ya Pentecote mu matorero y'iburasirazuba. Muri Katolike y'Abaroma ubusanzwe ibirori ni umunsi wera w'inshingano. Yego, dukomeze n'ubundi. Ni muri Trigumu mu rurimi rw'Ikilatini bisobanura iminsi 3 yahariwe kwibuka abapfuye. Guhera kuri Halloween ni ijambo ry'Icyongereza risobanura ikiruhuko cy'umugoroba ubanziriza umunsi w'abatagatifu bose. Yego, uba n'ubundi uwo munsi uva ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Yego, iryo ijoro ryo ku wa 31 z'ukwa 10, yego, mbere y'umunsi w'abatagatifu bose, ubwo n'ejo hatambutse, bakunze kwizihiza n'abana bambara imyenda bakajya ku nzu n'inzu basaba bombo. Hanyuma igakurikirwa n'umunsi w'abatagatifu bose ari wo w'uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa 11, n'umunsi w'ubugingo bwose uboneka ku itariki 2 z'ukwa 11. aho ngaho hakubiye n'ubundi muri iyi Trigum ari rwo rurimi mu Kilatini nk'uko twari tumaze kubivuga n'ubundi hejuru. Tugiye kumva icyo Bibiliya
ivuga kuri aya mateka, hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Icya mbere tugiye kurebaho, icya mbere umunsi w'abatagatifu bose ntaho uboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Muri Bibiliya kuva mu itangira kugera mu byahishuwe ntaho haboneka yuko Imana yatangaje yuko tugomba gukora iby'izo nshingano zo kugira ngo twibuke aba batagatifu cyangwa aba bapfuye bitwa abatagatifu. Yego, turaza turebe ese Bibiliya yo ibivugaho iki ko aya magambo avugwa mu bigendanye na gikristo cyangwa mu iyobokamana ariko bikaba bitaboneka muri Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ryabivuzeho iki? Katurebe mu byakozwe n'intumwa ibice 20:30 haravuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Ahangaha mu byakozwe n'intumwa byerekanye yuko abo bashobora kugoreka, abo bagoreka cyangwa yego bavugira ibigoramye kugira ngo bakurure abigishwa inyuma yabo, nuko baba batavuze nyirizina icyo Bibiliya irimo kuvuga cyangwa icyo Imana yatangaje. Dukomeze turebe ko aya magambo y'amahimbano cyangwa ataboneka muri Bibiliya. Bibiliya ikomeza yavugaho iki? Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 3 baravuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera nirizatinda no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Aho naho kugira ngo hahise habisobanura neza yuko umuntu uvuga amagambo y'amahimbano ni ayahe? Atarabonetse mu yo Imana yatangaje, kandi ayo ngayo yatangaje agaragara mu byanditswe muri Bibiliya. Mu gihe aya magambo ataraboneka muri Bibiliya ni ukugoreka cyangwa ni amahimbano. Abo rero niho ijambo rivuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko ngo kurimbuka kwabo kurahari kandi kurateganijwe. Abo ngabo babikora babizi kandi ariko babiteguye. Yego, kabiri ngo abapfuye babo bageze mu ijuru. Yego, cyangwa abapfuye babo cyangwa abatagatifu bageze mu ijuru. Mbese Bibiliya bivugaho iki? Abapfuye ubundi bajya hehe? Ahangaho bo barimo kwemeza yuko bahise bajya mu ijuru, bageze mu ijuru. Ese niko Bibiliya, niko ibyanditswe byera bibihamya? Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Abundi abavuye muri uyu mubiri aho tuzi ko bapfuye bagiye hehe? Reka turebe ukuri kwa Bibiliya muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 27 umurongo wa 52 kugera ku wa 53 haravuga ngo ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa bava mu bituro, amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Ahangaha ngira ngo herekanye yuko abapfuye bajya mu bituro, ntabwo berekanye yuko bahita bajya mu ijuru, kuko icyo gihe cyo kujya mu ijuru ntabwo cyari cyagerwaho. Yego, biragaragara yuko rero hari icyo bari bavuze muri ariya mateka yavuzwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 ku munsi w'abatagatifu bose nk'uko babyitirira bariya, ariko bikaba ari ijambo ry'ikinyoma ry'igihimbano. Byerekanye yuko n'ubundi baba batagiye mu ijuru, ahubwo ijambo ryerekanye nyirizina ariyo tukwiye kurebaho yuko bagiye he? Mu bituro aho basinziriye. Mbese Daniel wabivugaho iki? Tugiye kuri icyo Daniel nawe abivugaho mu bice 2 ku murongo wa 2, mu bice 12 umurongo wa 2 turebe icyo Daniel abivugaho ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ahangaha naho muri Daniyeli herekanye mu bice 12 umurongo wa 2 herekanye yuko basinziriye hehe? N'ubundi mu gitaka. Yego, mbese ibyahishuwe byo bibivugaho iki? Aho abapfuye baba bagiye. Mu by'ukuri amateka tweretse yuko biba bizihiza kuri uyu munsi w'ababo bagiye mu ijuru, ariko mu by'ukuri ijambo ryerekana yuko atariho bagiye. Daniyeli we abivugaho iki? Daniyeli
Daniyeli tumaze kubona icyo yabivuzeho, ubwo tugiye kureba icyo ibyahishuriwe Yohana icyo yabimenyeshejweho. Ibyahishuriwe Yohana ibice 20 ku murongo wa 13 baravuga ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Witondere ibyo wigisha hirya no hino, kandi witondere n'ibyo wigishwa hirya no hino, kubera ko bikwiriye yuko ugenzura ukamenya nimba ibyo urimo kwigishwa, nimba bitarimo kugorekwa, nimba atari ibihimbano. Kubera ko turimo kureba kuri aya mateka, ntabwo ari impamvu yo kugira ngo usinzire, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo ukanguke. Uyu mwanya ugiyeho w'aya mateka, kwiga cyangwa kumenya amateka mu iyobokamana bya buri munsi kuri Irera TV1, kugira ngo ukanguke, cyangwa ibimenyetso byo kugira ngo nawe wumve yuko ugomba gushakisha ukamenya ukuri kw'icyo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga. Ariko tubonye yuko nyirizina icyo twavuze hejuru atari ko bimeze. Rero witondere, wowe nkurikiranye, wowe urimo kumva iki kiganiro, witondere ibyo wigisha. Nibyo by'ukuri, ni ibihimbano, ushobora ureba nimba atari ibihimbano cyangwa nimba bitaragoretswe n'abandi, nawe ukabigenderamo, nawe ukaba ari byo wigisha ariko bitari iby'ukuri. Yego, witondere ibyo wigisha hirya no hino, kandi witondere n'ibyo wigishwa hirya no hino. Yego, rero aya mateka yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Britannic.com na Wikipedia.org. Yego, kora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho kitagucika, kandi ukore na like, mukore na comment, ugire ibyo dusangiza. Yego, kanda kuri share umenyesha abandi aya mateka. Yego, murakoze, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo tuzaragwe ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka n'ubundi hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Uko mbere ubwoko bw'Imana cyangwa abacu God's people babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe, buri hantu hose, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Nahejo ku kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane. Nahejo.